mu ihema ry'ibonaniro rero abantu bungutse iki? Imana ishobora kwegera umunyabyaha, Imana ishobora kwemera umunyabyaha, Imana ishobora kubabarira umunyabyaha, Imana ishobora kwishurira umunyabyaha, Imana ishobora gutura hagati y'abanyabyaha, Imana ishobora kuvugana n'umunyabyaha, Imana ishobora kwakira ico umunyabyaha ayisabye. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere ko mumeze neza. Mu bisanzwe ko muraje Mana Kiza Edouard ari mu Rwanda. Shalom. Ari mu Afrika mwese mushaka kumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge n'ikinyagwice, tubahaye ikaze kuri gusenga everyday. Ari mu Burundi, yaho muri Kenya, Mozambique, Malawi, Afrika y'Amajepfo, Uganda, Tanzania, ushaka kumva ururimi turimo turavuga, tuguhaye ikaze kuri gusenga everyday, tukubwira ngo turagukunda. Abari ku mugabane w'Uburayi tuguhaye ikaze, abari ku mugabane wa Asia tubahaye ikaze, abari ku mugabane wa Amerika tubahaye ikaze, abari ku mugabane wa Australia tubahaye ikaze. Kuko muri kamera za gusenga everyday turi kumwe na Pastor aho. Muraho neza. Pastor, makuru yanyu? Murakomeye. Pastor, watangira usuhuza abantu nasenga Imana. Turasuhuza inshuti zacu abatugana kuri channel ya gusenga, turasuhuza bene data abatugana kuri channel ya gusenga everyday, inshuti zacu zidufasha gusangiza ibiganiro by'ijambo ry'Imana kuri bagenzi bacu batuye mu mahanga, ibihugu bitandukanye, imigabane itandukanye. Imana iduha n'umugisha. Murakoze kwamamaza ubutumwa bwiza no gusohoza inshingano ikomeye Yesu Kristo yadusigiye kwamamaza no guhindura amahanga yose. Kandi noneho rero ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi uje ubigeza ku bantu bo kwizerwa babasha kubyigisha abandi, ni sezerano rya Paulo yabwiraga Timotheo ngo niwumve ubutumwa bwiza ubigeze ku bandi. None turasabira bene data, turabasabira umugisha ababyumva bakabihesha abandi. Murakoze, Imana ikomeze kubakomeza. Mana ndagushimiye, ndaguhimbajwe neza uyu mwanya uduhaye kubw'imbabazi n'urukundo. Ni wowe utumye ko tubaho uyu munsi wa none, kuko watwongereye kurama. Mana ishobora byose, umugambi ni ukugira ngo turi hano mu isi uduhamagarire kuba twararemewe gukora imirimo myiza kandi tuyigenderemo, kuko Kristo Yesu yaduhaye inzira. Ndagushimiye Mwami ushobora byose, uyu munsi wa none twishize imbere yawe kugira ngo utuyobore, tangirane natwe, sozanye natwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena. Amen. Pastor, guhaye ikaze. Turaganira ku bintu bitatu bikomeye Abisirayeli bigiye mu butayu, natwe tukaba twabyigiraho mu rugendo twatangiye rwo kuja mu ijuru. Twatangira urugendo rwo kuja mu ijuru, nibyo tugomba kwigiraho natwe turebeye ku by'Abisirayeli bigiye mu butayu. Ubundi Abisirayeli ni itorero ry'Imana ryari mu Egiputa, nibyo cyashushanyaga. Egiputa yashushanyaga isi y'ibyaha, Isirayeli ni itorero riri mu isi y'ibyaha. Farawo agashushanya Satani, Mose akaba umucunguzi. Urugendo nirwo natwe twatangiye rwo kuja mu ijuru, bo bajaga muri Kanane y'isi. Ariko mu butayu bigiyemwo ibintu bitatu bikomeye, nibyo tugiye kurebera hamwe. Ubundi ubutayu ni ahantu hatagira amazi, ubutayu ni ahantu h'ubwigunge, ubutayu ni ahantu h'agahinda, ni mu buryo bw'umwuka, ni agahinda. Ariko ubundi ako gahinda cyangwa se ubwo bwigunge bukaba ari ubwo kutuzanira ibyiza. Abisirayeli bagiriye agahinda mu butayu, bagira ubwigunge bari mu butayu, ariko ari byo kubazanira ibyiza. Abaroma igice cya 8 murongo wa 28 haravuga ngo kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, aribo bahamagaye nk'uko Imana yabigambiriye. Rubango Abisirayeli mu butayu ntabwo cyabaye igihombo, ahubwo bigiyemo byinshi byo kumenya Imana. Ubutayu rero ni ahantu hatagira amazi, ariko mu buryo bw'umwuka ni ahantu h'umubabaro, ni ahantu h'agahinda, ni ahantu h'ishuri. Akaba ariko abantu babasha kumenya Imana neza. Abisirayeli rero bigiye ibintu bitatu mu butayu. Ubundi ubutayu wari umubabaro koko, kandi ku Bisirayeli bari kuva mu Egiputa hari impamvu Imana yemeye kubacisha mu butayu. Biriya bitabo bitanduro bya Mose zibikoreshwa mu nshinge 5: kurema, itangiriro, gucungura, kuva, kwiyunga, Abalewi, noneho
kuyobora mu butayu, kubara, noneho kwibutsa, gutegeka kwa kabiri. Ubutayu, kiriya gitabo muri Bibiliya y'Igiheburayo ntaho citwa kubara, citwa mu butayu, Bemidebare. Muri Bibiliya y'Ikigiriki bacita Ermos, ariko Bemidebare bisobanura ngo ku mu butayu. Noneho Midebare bisobanura ngo ubutayu, niryo zina ryahawe kiriya gitabo cyo kubara. Biriya bitabo rero bitubwira ibyabaye ku Bisirayeli cyane cyane, ariko turaganira ibintu bitatu Abayisirayeli bungutse muri iryo shuri banyuzemo bari mu butayu imyaka 40. Icambere bungutse amategeko, bigishwa amategeko, bamenya inzira nziza yo kuyoboka Imana. Kwari kugira ngo bayoboke Imana mu nzira nziza, Imana ibigisha amategeko. Bageze mu butayu, Uwiteka Imana ibwira Mose ngo bwira Abisirayeli ngo Uwiteka Imana yagukuye mu gihugu ca Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Imana igiye kubabwira none amategeko 10 kugira ngo bafate umurongo w'ubuzima, kugira ngo bazagere mu rwego rwo kunezeza Imana. Bari mu Egiputa basengaga ibigirwamana, kandi Abayegiputa bagiraga imana nyinshi, kandi imyaka 430 yari myinshi. Abari baravukiyeyo nibo bari bazi Egiputa, abari baragiye ari bazima bari batakiriho, ariko abo ngabo noneho bavukiye mu Egiputa bari barafashe umuco w'Abanyegiputa, bamenya guramya ibigirwamana ari byo batozwa. Imana riravuga ngo ibi bigirwamana biri mu bitekerezo byabo, ntabwo nzemera ko babyinjirana mu gihugu c'isezerano ntabanje kubigisha. Nico bita ubutayu. Mu butayu rero biga amategeko. Bari bazi ko kugira izindi mana atari ikibazo. Imana irabigisha ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Nuvuga ngo ndi Imana, ndi Uwiteka Imana yagukuye mu buretwa mu gihugu ca Egiputa. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Ubwo bamenye ko kugira izindi mana ari icaha imbere y'Uwiteka. Imana ibaha itegeko rya kabiri rivuga ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe, cangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru, cangwa hasi ku butaka, cangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubita imbere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha kandi mpora abana gukiranirwa kwa base, nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira abankunda bitondera amategeko yanjye, nkageza kubuzukuruza babo bibihe 1000. Ubwo Abisirayeli babamenye ko kwiremera igishushanyo kibajwe ari ikibazo gikomeye mu maso y'Uwiteka, kandi ko bibabaza Imana. Ubwo babarabyize, barabimenye, bamenya ko kugira izindi mana ari icaha, kwiremera igishushanyo kibajwe ari icyaha. Baremaga ibishushanyo bibajwe bakabiha ishusho y'ibintu bahisemo, cyaba ikimasa cyangwa cyaba umuntu, ariko ico bahitaga cyose ntabwo cavugaga. Ariko barapfukamaga bakakiramya ntigisubize. Ku ijambo ry'Imana muri Zaburi 115 umurongo waho n'uwa mbere kugeza ku murongo waho wa 10, utagire ku murongo wa 7, haravuga ngo iyo baremaga ibyo bigirwamana bakabiha ishusho y'abantu, byagiraga amaso ntibirebe, byagira umunwa ntibivuge, byagira amatwi ntibyumve, byagira amazuru ntibinukirwe, byagira amaboko ntibikabakabe, byagira ibirenge ntibigende, ariko bakabipfukamira bakabiramya. Imana ibigisha ko ari icaha. Icya gatatu, Imana irababwira ngo ntukavugire ibisa izina ry'Uwiteka Imana yawe. Nuvuga ngo ubwo barahiraga ibinyoma. Nizo mpamvu itegeko rije riba rifite umugambi. Ubwo barahiraga ibinyoma bari mu gihugu ca Egiputa no mu rugendo, ariko Uwiteka aravuga ngo ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara kutacumuye uvugiye ubusa izina rye. Itegeko rya 4, Uwiteka aravuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Mu minsi 6 uyukora, ari ukoramo imirimo yawe yose, ariko wa 7 niyo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose ukoraho wowe ubwawe, cyangwa umuhungu wawe, cyangwa umukobwa wawe, cyangwa umugaragu wawe, cyangwa umuja wawe, cyangwa itungo ryawe, cyangwa umunyamahanga wawe uri wawe wese, kuko mu minsi 6 ari Uwiteka yaremeye ijuru n'isi n'ibirimo byose, akaruhuka ku wa 7. Nico cyatumye Uwiteka umugisha umunsi w'isabato akaweza. Nuvuga ngo bamenya umunsi w'isabato ko batagomba
kugira icyo bawukoramo, baba bakomokaho, baba abashitsi babazindukiye, baba barabimenye. Noneho rero bamenya ko Abisirayeli gusuzugura ababyeyi ari icyaha. Ubaye so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu c'Uwiteka Imana yawe guha, nuvuga ngo usuzugura ababyeyi agomba gukenyuka, baba barakimenye. Itegeko rya 6 turavuga ngo ntukice, bamenya ko kwica ari icyaha kuko baricanaga. Itegeko rya 7 rivuga ngo ntugasambane, bamenya ko gusambana ari icyaha. Itegeko rya 8 rivuga ngo ntukibe, bamenya ko kwiba ari icyaha. Itegeko rya 9 rivuga ngo ntugashinje mugenzi wawe ibinyoma, bamenya ko gushinja mugenzi w'umuntu ibinyoma ari icyaha. Itegeko rya 10 rivuga ngo ntukifuze ikintu icyo ari cyo cyose cya mugenzi wawe, yaba inzu, yaba umugore, yaba umuja, yaba umugaragu, yaba itungo, yaba inka, iyo ari ryo yose kubyifuza, bamenya ko bidakwiriye abana b'Imana. Ico ni ikintu gikomeye bigiye mu butayu, barakimenya, bubaka itorero cyangwa se iteraniro kugira ngo ritunganire Imana rinyure muri ayo mategeko, kuko Mose yari umucunguzi, abari ubibutsa. Ariko none rimwe na rimwe bagateshuka bakayavamo, bakongera bakiremera ibishushanyo bibajwe, bakaremesha intoke zabo, bakanabipfukamira, bakavuga ngo dore Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu ca Egiputa, bikababaza Imana. Rimwe biremera ikimasa mu izahabu. Mose yari yagiye kubonana n'Uwiteka, ariko bareba Aroni bati mwene so yatinze, dushakira indi Mana izatugeza, iriya ntayo. Bakuramo impeta zabo mu matwi, baraziyaza, baremwa mw'ikimasa, bagiha ishusho y'ikimasa, batangira kugipfukamira bari ku murongo ngo dore Uwiteka Imana, dore Uwiteka Imana yagukuye mu gihugu ca Egiputa. Bibabaza Uwiteka, Imana irarakara. Kuva 32 umurongo wa 6 kugeza kwa 13, Uwiteka abwira Mose ngo nyihorere, ubu bwoko ndabubonye, n'ubwoko butagonda ijosi, reka uburakari bwanje bubagurumaneho, ngiye kubarimbura weza kugira ubwoko bukomeye. Ariko Mose atakambira Uwiteka, aravuga ati Imana, urabona amaboko akomeye wakuje ubu bwoko mw'Egiputa, none ufashe umwanzuro wo kubarimbura. Niki cyatuma uvugisha abanyegiputa ngo kubakura ino kwarugira ngo babarimburire mu misozi miremire yo mu butayu? Niki cyatuma isezerano watanze yo kuvuga ngo wahaye Aburahamu, ukariha Isaka, ukariha Yakobo, ukavuga ngo muzakomokaho urubyaro rutabarika? Niki cyatuma usibangagira iyo sezerano? Ijambo ry'Imana riravuga ngo Uwiteka yibuza inabi yari yabarakariye, irahindura kubw'imbabazi zayo babaho. Ico ni ikintu bamenyeye mu butayu, amategeko. Icya kabiri bamenyeye mu butayu nuko ubwiyunge n'Imana byashobokaga binyuriye mu ihema ry'ibonaniro. Kandi ihema ry'ibonaniro ryashushanyaga icya mbere Kristo, icya kabiri ryashushanyaga umwizera, icya gatatu ryashushanyaga itorero nko Kristo, itorero, umwizera. Usomye Abaheburayo igice cyaho ca 10 umurongo wa 1 kugeza kwa 7 n'igice ca 9 umurongo wa 11, haravuga ngo Kristo niwe mutambyi mukuru w'ibyiza biruta, yinjiye mu ihema riruta irya mbere gutungana no gukomera. Yesu Kristo niwe mutambyi mukuru yinjiye mu ihema rirusha irya mbere gukomera no gutungana, ritakozwe n'intoke z'abantu. Nizo mpamvu mu bwiyunge bwashobokeye mu ihema, nica Abisirayeli bigiye mu butayu bamenya ko burashoboka. Mu ihema ry'ibonaniro ko ryashushanyaga Kristo, rigashushanya itorero, rigashushanya umwizera, na nizo mpamvu iteraniro ry'Abisirayeli ryiyungaga n'Imana binyuriye mu ihema ku mutambyi mukuru wabwa yatoranijwe, kuko ryagiraga imyanya 3. Umwanya wa mbere cyari igikari cabagamwo imyanya 3: irembo, ameza yo gutunganirizaho ibitambo, igikarabiro. Igice cya kabiri cagiraga naco ibice 3, ibintu 3 ryabaga mu iteraniro ry'Abisirayeli, ariko hakabamo igicaniro c'imibavu, hakabamo itereko c'amatabaza, hakabamo ameza y'imitsima yo kumurikwa 12. Noneho rero bikaba mu iteraniro ry'Abisirayeli ahera cyane, hinjiragayo umutambyi wateguwe rimwe mu mwaka, akinjira ahera cyane agiye gutambirira Abisirayeli, nawe ubwe akinjira mu ahera cyane afite amaraso ataraye. Babaga batunganije itungo ritagira inenge, yaba ihene cyangwa yaba intama, ariko itagira inenge. Ayo maraso akayinjiranamo ataraye kugira ngo yamene ku ntebe y'ihongerero,
ariko anyuze munsi y'abamarayika bahuje amababa, noneho agahongerera iteraniro ry'Abisirayeli, ariko nawe akihongerera ubwe, maze noneho Abisirayeli bose bakababarirwa bo batagezeyo. Intebe y'ihongerero ni umupfundikizo w'isanduku y'isezerano. Ubwo noneho nizo mpamvu ijambo ry'Imana riravuga ngo umutambyi mukuru yatoranijwe mu bantu, atoranwa n'Imana ku bw'abo bantu kugira ngo atambe ibitambo, ature n'amaturo. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo akwiriye kwihanganira abayobye n'abatagira ubwenge, kuko nawe ubwe agoswe n'intege nke. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nizo mpamvu akwiriye kubanza kwitambirira ubwe, agatambirira n'abandi, ariko abanje kubanza kwitambirira. Nuvuga ngo isanduku y'isezerano yarimo ibintu bitatu: yarimo urwabya rurimo manu, yarimo ibisate by'amabuye bibiri byanditsweho amategeko 10, ikabamo n'inkoni ya Aroni yapfunditse uburabyo, ariko iruhande habagaho icotero cashuzwe mu izahabu, ubwo hitwaga ahera cyane. Umutambyi rero ajaga rimwe mu mwaka kandi yateguwe, bagategura uruzinjirayo uko umwaka utashe. Ariko Kristo we, ijambo ry'Imana rivuga ngo yinjiye ahera, ntabwo yinjiye mu ihema ryaremwe n'intoke z'abantu, ahubwo yinjiye mu ijuru bwaho, kugira ngo none ahagarare imbere y'Imana ku bwacu. Nizo mpamvu tumwita umurengezi. Noneho rero Yesu Kristo aba umutambyi ukomeye w'ibyiza, noneho yinjira mu ihema rirusha rya rindi gukomera no gutungana, kandi ritaremwe n'intoke. Abantu rero bamenye agaciro k'ihema. Mu ihema ry'ibonaniro rero abantu bungutse iki? Ihema ry'ibonaniro ryabashaga guhuza Abisirayeli n'Imana, ariko noneho bakungwa n'umutambyi watoranijwe. Ryasobanuraga iki? Ryasobanuraga ko Imana ishobora kwegera umunyabyaha. Kuva 29:43. Icya kabiri ryasobanuraga ko Imana ishobora kwemera umunyabyaha. Abariho igice cya 1 umurongo wa 4. Icya gatatu ryasobanuraga ko Imana ishobora kubabarira umunyabyaha. Abariho 4:20. Rya kane ryasobanuraga ko Imana ishobora kwihishurira umunyabyaha. Nukuva 29 umurongo wa 46. Icya gatanu byasobanuraga ko Imana ishobora gutura hagati y'abanyabyaha. Kuva 25 umurongo wa 8. Icya gatandatu cyasobanuraga ko Uwiteka Imana ishobora kuvugana n'umunyabyaha. Kuva 29 umurongo wa 46. Icya karindwi giheruka, Imana ishobora kwakira ico umunyabyaha ayisabye. Niko gaciro k'ihema mu Bisirayeli. Imana ishobora kwegera umunyabyaha, Imana ishobora kwemera umunyabyaha, Imana ishobora kubabarira umunyabyaha, Imana ishobora kwishurira umunyabyaha, Imana ishobora gutura hagati y'abanyabyaha, Imana ishobora kuvugana n'umunyabyaha, Imana ishobora kwakira ico umunyabyaha ayisabye. Natwe kubari muri Yesu Kristo, abamwemeye nk'umwami n'umukiza, Imana ishobora kutwegera, Imana ishobora kutwemera muri Yesu, Imana ishobora kutubabarira muri Yesu, Imana ishobora kutwihishurira muri Yesu, Imana ishobora gutura hagati yacu tubeshwe na Yesu, Imana ishobora kuvugana natwe muri Yesu, Imana ishobora kwakira icifuzo twayihaye muri Yesu. Uwemeye Yesu nk'umwami n'umukiza, kuko Yesu Kristo nawe ari ihema ry'ukuri, nawe Imana iramwegera, ikamwemera, ikamubabarira, ikamwihishurira, igaturana nawe, ikavugana nawe, kandi none ikakira ico umunyabyaha ayisabye. Niko gaciro abemeye Yesu Kristo bafite imbere y'Imana. Ubwo rero ni ikintu c'ingenzi gikomeye. Abakorinto ba kabiri igice cyaho ca 5 umurongo waho wa 17 kugeza 21 haravuga ngo iyo umuntu wese ari muri Yesu Kristo aba ari icaremwe gisha. Ibya kera biba bishize, maze byose bigahinduka bisha. Ariko ibyo byose ndahandi bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo. Natwe noneho ikadusigira ijambo ry'umwuzuro, kuko ibitakitubaraho ibicumuro byacu. Noneho natwe mu cimbo ca Kristo turabatambye, kugira ngo tubashe kunga Imana n'abazimiye. Kuko Yesu Kristo utarigeze ukora icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha, kugira ngo bari abanyabyaha
guhinduke ukugukiranuka kwayo. Imana yacu ihabwa icubahiro. Nuvuga ngo Abisirayeli bamenya agaciro k'ihema no kwiyunga n'Imana ibyari byo. Natwe rero tumenya agaciro ka Kristo turebeye ku shusho y'ihema ku Bisirayeli. Icya gatatu, Abisirayeli bungutse bumvise kandi bamenya ko kutumvira Imana bizana kurimbuka. Abo nabigenza ariko bageze mu butayu bayobowe na Mose, ntabwo ibitekerezo by'ibigirwamana byigeze bibavamo. Kubara igice cya 11 barivovota, batangira kwifuza ibyo basize bari mu Egiputa, batangira kureba inyuma. Ariko noneho kubw'ingaruka y'icyaha no kutizera bicwa n'izuba 11 kubara, bicwa n'imbeho, bicwa n'inzara 11. Noneho uburakari bw'Uwiteka ku gice cya 21 bicwa n'inzoka. Ariko Imana iratabara, niyo yategetse Mose gucura inzoka y'umuringa. Ya nzoka y'umuringa ifite ishusho y'inzoka zari y'Abisirayeli. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nta nama yakoresheje ngo abereke inzoka y'umuringa, ahubwo wayirebaga ni nk'amahirwe nko kurabukwa. Uwarebaga iyo nzoka y'umuringa yabaga yariwe n'inzoka iyo ari yo yose yakiraga ubusabwe bwayo. Iyo nzoka kuko yari ifite ishusho y'izo nzoka, byashushanyaga ikintu gisa n'icarumye Abisirayeli kugira ngo kibazanire kurindwa. 1914 hatagiye intambara ya mbere y'isi, irangira mu 1918. Ariko 1916 haba ikintu citwa inzara ya Rumanura. None iyo nzara itangirana n'icorezo c'ubushita. Kugera muri 17 hari inzara ya Rumanura ikomeye, hari n'icorezo c'ubushita. Abantu benshi barapfa, abantu bicwa n'ubushita, abantu bicwa n'inzara. Ariko ndavuga ku bushita. Kugira ngo ubushita bagabanye ubukana bwabwo, nuko bapurerevaga bagafata amaraso y'abantu barwaye ubushita bakayatera abantu bazima kugira ngo bamere nk'abambaye ubushita bworoshe, kugira ngo ubushita bufite imbaraga bwakagombye kubahitana busange hari bariyeri bwa bushita bworoheje bukingire bwa bushita bufite ubukana bantu babashe gukira. Na nico cerekanaga ko izo nzoka zari y'Abisirayeli mu butayu. Mose agacura inzoka isa nazo kwari ukugira ngo ibazanire ikintu cyitwa iminite, kurindwa. Wariwe n'inzoka niyitegereza iyo nzoka kuko isa niyamurumye, nawe bubere kurindwa. Noneho rero nibimara kurindwa ye kongera kwicwa n'inzoka. Ariko mu butayu bishwe n'inzoka. Usomye kuva igice ca 20 kubara 21 umurongo wa 7 ya kwa 9, kubara 25 umurongo wa 7 kweza kwa 9, bishwe n'indwara ya mugiga bashirira mu butayu. Byari ibintu bikomeye cyane kandi biruhije, kuko icyo gihe bicwaga ku mubiri. Ariko ingaruka y'icaco kutubaha Imana ubica mu buryo butandukanye. Yakwica ku mubiri ariko ikica no mu buryo bw'umwuka. Nizo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo wandikire marayika w'itoro ry'Isarudi uti, ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7, aravuga amagambo ati, nzi ko ufite izina ry'ukuri nyamara ukaburi intumbi. Iyo abantu banze kumvira Imana mu isezerano rica, bo bashobora gupfa kandi bahumeka ari bazima, bagakomeza gahunda y'ubuzima bwabo na gahunda y'itora, ariko barapfuye mu buryo bw'umwuka. Ntabwo ariko byari biri mu butayu, wapfaga bagapfuye ku mubiri. Ariko umuntu ashobora gupfa ku mubiri cyangwa agapfa mu buryo bw'umwuka. Urwo rupfu rwombi rurahari. Imana yacu rero ifite gutabara, itabara ubwoko bwayo. Yesu Kristo yitambye ku bwacu kugira ngo atubere inshungu. Muri Yohana ya mbere igice cyaho ca 2 umurongo wa 1 haravuga ngo bana bato ntimukora icyaha, ariko nihagira ukora icyaha dufite umurengezi kuri Data wa twese, ni we Yesu Kristo ukiranuka. Uwo niyo mpongano y'ibyaha byacu, ariko ntabwo ari ibyaha byacu gusa, ahubwo ni iby'abari mu isi yose. Umuntu wese uretumbiriye Yesu arakira. Ngiki kintu ca gatatu bigiye mu butayu, biza amategeko
amategeko kugira ngo batunganire Imana, bize ihema ry'ibonaniro kugira ngo biyunge n'Imana, bize ko umuntu wese utubaha Imana iherezo rye ari ukurimbuka. Ntabwo ari bo gusa, n'uyu munsi wa none umuntu wica amategeko ni uwo kurimbuka. Kwa Yohana ya mbere igice cya 3 umurongo wa 4 haravuga ngo umuntu wese ukoze icyaha aba agomye, kandi ubugome ni ukwica amategeko. Nuvuga ngo hepfo aravuga ngo ubugome, ukora icyaha, umuntu wese ukora icyaha aba yishe itegeko, kandi kwica itegeko ni ubugome. Iko ijambo ry'Imana rivuga. Nuvuga ngo kwica amategeko ni ukuhinduka umugome. N'uyu munsi wa none ntabwo amategeko yavuyeho, oya, ahubwo amategeko yarakomejwe. Amategeko ntiyavuyeho, yarakomejwe, ariko none uburyo yakomejwe nibwo abantu kenshi batumva. Mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 27 haravuga ngo amategeko yo kwizera n'amategeko y'imirimo. Itorero rero rigendera mu mategeko yo kwizera, naho Abisirayeli bagenderaga mu mategeko y'imirimo. Isirayeli yagenderaga mu mategeko y'imirimo, ariko itorero rigendera mu mategeko yo kwizera. Ntabwo amategeko yavuyeho, oya. Kubera iki? Amategeko yo kwizera ntabwo ari inyugute, ku inyuguti irica. Ntabwo rero amategeko y'inyuguti yakiza umuntu, ariko amategeko yo kwizera arakiza. Ubwo rero amategeko ntabwo yabereyeho abakiranutsi kereka abanyabyaha. Muri Timoteyo ya mbere igice cyaho ni icya mbere umurongo wa 8, ahubwo yabereyeho abatizera, ibigande, abakubita ba se na ba nyina, abarahira ibinyoma, abicanyi, abasambanyi n'ibindi byose bidahuje n'inyigisho nzima. Bikwiriye amategeko y'inyuguti ibyo ngibyo, ariko amategeko yo kwizera atandukanye n'amategeko y'imirimo. Ni ukuvuga ngo amategeko ntiyavuyeho, ariko amategeko yo kwizera niyo yahawe itorero. Imana yacu ihabwa icubahiro. Tumenye ibyo bintu bitatu Abisirayeli bigiye mu butayu ko natwe bitureba. Amategeko aratureba. Yesu Kristo muri we tukaba twariyunze n'Imana, tugomba kumwemera nk'umwami n'umukiza kugira ngo twige n'Imana ko niwe mutambyi ukomeye. Kandi yinjiye, ntabwo yinjiye mu ihema ryaremwe n'intoke z'abantu, ahubwo yinjiye mu ijuru bwaho kugira ngo ahagarare imbere y'Imana ku bwacu. Imana yacu ihabwa icubahiro. Tumenye ko muri Yesu twiyunga n'Imana, kandi muri Yesu noneho bya bintu 7 bikadusohoraho. Imana ikatwemera muri Yesu, Imana ikadusanga muri Yesu, Imana ikatubabarira muri Yesu, Imana ikatwihishura muri Yesu, Imana igaturana natwe muri Yesu, Imana ikavugana natwe muri Yesu, Imana ikakira icifuzo c'umunyetorero ayisabye muri Yesu. Ikintu cyose usabye muri Yesu Kristo wizeye uragihabwa muri Yesu. N'Abisirayeli ikintu cyose bakeneraga bagihabwaga mu ihema, kuko nayo ryari ubwiyunge n'itorero ry'Abisirayeli hagati yabo n'Imana. Natwe muri Yesu duhabwa byose. Imana yacu dusange. Bize ibintu bikomeye cyane, bize amategeko y'Imana, bize ihema ry'ibonaniro, bize ko umuntu wese utubaha Imana iherezo ryari ukurimbuka. Ndasabira bene data kugira ngo mwubahe Imana, kuko Yesu Kristo niyo mpungano yacu, si twe gusa, ahubwo ni iby'abari mu isi yose. Umwizeye ntabwo azarimbuka, ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Imana yacu ihabwa icubahiro mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Pasi, reka tugushimire, tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire nawe warubanye natwe muri kiganiro, tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire udufata ibiganiro byacu ukabihereza inshuti zawe, udufashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Reka tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Pasi, tugana ku musozo niki wasoza? Ni kuri channel ya Gusenga Everyday. Abatugana kandi badufasha gusangiza ibiganiro abatwumva ni 07869666 20 07869666 20 kuri channel ya Gusenga Everyday. Imana duhana umugisha. Murakoze. Reka tubabwire mu kiganiro naho gutaha. Shalom, shalom, shalom.